niba ari mu mwanya mwiza asengere umugisha w'ijambo n'umwanya tugiye kwinjiramo. Amen. Data ndagushimira mwiza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Dushimiye nanone ko twongeye kuza guterana uyu mugoroba kugira ngo twumve byose bitwerekeyeho, guhaye icyubahiro. Ni ukuri twamenye neza nimugoroba ko kudupfira bitari bihagije gusa, kuko kutubabarira bitari bihagije gusa, kuko n'umuntu yababarira, ariko wongeraho uraducungura. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ni ukuri turanezerwa iyo twumva ko agakiza twaherewe ubuntu n'ibyiza byose bikagize. Ni ukuri turanezerwa tukarushaho gukura no kuba bashya muri Kristo Yesu. Icyubahiro kibi cyawe. Nsenge umwana wawe ugiye kuvuga ijambo, ugiye kukuvugira, ugiye kuderivaringa message wamuhaye, twinyuze kugira ngo rero umwuka ukorera muri we akomeze avuge kandi twumve cyane Data, dusobanukirwe ibyo agiye kutwigisha, natwe tugiye kubyumva tubashe kumenya kandi bidukuze, kuko ari byo bidukwiriye nk'abana b'Imana. Mbese mbisabye Imana Data mbyizeye mu izina ry'umwana wawe ukunda Kristo Yesu. Amen. Amen, amen. Karibu Olympe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Imana ishimwe cyane. Amen. Hallelujah. Hari ibintu byajyaga bingora kubwiriza kuri radiyo, ubwiriza abantu utareba ukajya uvuga haleluya ntiwumva bagusubiza. Ni ibintu rwose numva nano gatoya mu nyikirize. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, Amen. 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 Amen, amen. Ya Imana ishimwe. Ntabwo muri kunyumva neza ko muri kunyereka network zanjye. Zari zivuyeho mu kanya ariko Turakumvishije mu kanya zari zavuyeho. Okay. Thank you. Reka nimure akantu mfite nk'akarawuta agafone kanjye. Ya, narindi kuvuga ngo munyikirize, narindi gutera za haleluya mutazumva, ariko ubu ngubu aka kanya nimba muri kunyumva munyikirize muvuge ngo amena. Ya, turashima Imana rero kubw'uyu munsi Imana yongeye kuduha. Ubwo reka mfate telefone mu ntoki nse nk'uyizamura hejuru. Nimwumva bitangiye gucika reactions zanyu ndazibona muhite mundabura rwose. Nshobora no gusohoka iyo ikirere cy'Imuhanga kirimo kibuditse gutya, hari igihe network zitagenda neza mu nzu, ariko uko byagenda kose turi bupartage uyu munsi, turi busangire, turi buganire ibitwerekeyeho. Imana ishimwe cyane. Ejo rero twaganiriye ku murimo wo gucungurwa kwacu. Ni umurimo twavuzeho. Ejo twerekanye icyo gucungurwa byatuzaniye muri twe. Twerekanye icyo gucungurwa cyatugize kuba abo turi b'uyu munsi. Bityo uyu munsi tukaba twarahindutse icyaremwe gishya. Turi icyaremwe gishya uyu munsi wa none kubwo gucungurwa na Kristo. Ntabwo turi icyaremwe gishya kubwo kwicungura. Ntabwo turi icyaremwe gishya kubw'imirimo myiza twakoze ngo twemeze Imana maze Imana nayo itwemere. Twabonye ko Imana yonyine y'ubwayo ariyo yagombaga gutanga cyangwa se guproviding umucunguzi. Ibyo twarabibonye. Uyu mucunguzi yari afite akazi ko kuristoringa gukiranuka. Umuntu yari yaratakarije muri Edeni. Twabibonye mbere ukuntu umuntu yacumuriye muri Edeni, maze uwacunguwe ntahabwe gukiranuka gusa, ahubwo agahindurwa uko gukiranuka, kugira ngo azahora iteka ari umukiranutsi uhagaze imbere y'Imana nk'utarigeze akora icyaha na kimwe. Iyi Imana iduha gukiranuka gusa. Gukiranuka twari kuba tugufite, ariko byarashobokaga ko twagutakaza. Ariko Imana yarenze kuduha gukiranuka, itugira gukiranuka.
So gukiranuka rero uwakwakiriye cyangwa se uwagizwe kuba ko ntashobora kugutakaza no kwitakaza wowe. Icyo gifaransa kirumvikana? Ubanze network zavuyeho nanone. Oya turakumva. Muri kunyumva neza? Okay. Narindi kubabaza niba icyo gifaransa mucyumva, ariko ubwo ngubwo muracyumvishije, ubwo ntawe ushyizeho agakumwe kamanutse. Biriravuga ngo rero umuntu utarigeze kumenya icyaha, Imana yamugize kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Bityo iyo dufite gukiranuka kw'Imana ariko twaranagizwe gukiranuka kw'Imana, ntabwo tuba dushobora natwe ubwacu gutakaza iyo kamere nshya, kuko gukiranuka kwahindutse kamere yacu. Twabonye rero ko iyo umuntu abaye umukiranutsi kubwo kwizera Yesu Kristo n'umurimo yamukoreye binyuze mu gupfa, guhambwa no kuzuka, aba abaye umukiranutsi by'iteka ryose. Aba avuye mu bunyabyaha bw'iteka akinjira mu bukiranutsi bw'iteka ryose, kuko twabonye icyo umuntu ahabwa ari icy'iteka, kuko n'umuntu n'uwiteka. Umuntu ni umwuka, umwuka n'uwiteka. Iyo uhanwe uhanwa by'iteka, niyo ushimishijwe, iyo uhawe uhabwa by'iteka. Igihano twadizavingaga ni igihano cy'iteka. Niyo mpamvu Kristo yaje akishyiraho iteka ry'abantu, yarangiza akaduhereza iteka rye. Imana ishimwe cyane. So rero umuntu ababaye umukiranutsi by'iteka, kandi nta mukiranutsi wo muri Kristo Yesu ujya utakaza iyo identite. Kabiri, twabonye ko nta muntu n'umwe wavutse kwa Adamu wa mbere washoboraga guprezanta inyoko muntu ngo ayiprezante imbere y'Imana, kuko bose bari banduye kubera ibyaha na kamere yabo yononekaye. So byasabaga rero ko haboneka umucunguzi. Uwo mucunguzi akaba ari umucunguzi w'umuntu ngo abe ari uzakora uwo murimo. Twagiye icyambere, uyu mucunguzi yasabwaga kuba yujuje iki? Yasabwaga kuba nawe ari umuntu. The Redeemer must be a man. Uyu muntu yagombaga kuvuka nk'uko abantu bavuka, ariko ntavuke mu buryo bw'abantu bumugira subject under the devil. Icya kabiri, uyu muntu ntiyagombaga guposesinga muri spirit. Ibyo twarabibonye. Ntiyagombaga gucumbikira muri spirit ye urupfu, ahubwo yagombaga kuba ahagarara imbere y'Imana ari umukiranutsi, afite gukiranuka kwayo, anafite dominion, anafite autorite by'Imana muri we. Icya gatatu, twabonye ko uyu muntu uzacungura abandi yagombaga kugendera mu isi atari uw'isi, akagendera mu isi anezeza se. Yagombaga kuza mu isi agahura na Satani, akageragezwa nawe nk'uko Adamu wa mbere nawe n'umugore we bari barageragejwe, ariko we yagombaga gutsinda, agatsinda ibigeragezo byose kugira ngo azacungure abanyabyaha. Icya kane uyu mucunguzi yagombaga gukora nk'insimburamuntu, man substitute. Icyaha cy'umuntu akakibarwaho, urupfu rw'iteka akarupfa, kugira ngo igihano cyangwa se igihembo cy'ibyaha by'abantu kimubeho, ari cyo urupfu twararubonye ko ari ugutandukana n'Imana. So rero yagombaga kunyura mu bisabwa byose kugira ngo ubutabera bw'Imana bukore akazi kabwo. Icya gatanu, uyu mucunguzi yagombaga kumanuka akajya ikuzimu, akaguma ikuzimu kugeza igihe ibisabwa byose kugira ngo azire ibyaha byose bya buri muntu wese bibe byuzuye. Icya gatandatu kandi, uyu mucunguzi ntabwo yagombaga kuba ari umuntu uri free from satanic dominion ari mu isi gusa, ahubwo yagombaga no kuba ameze ati, yagombaga kuba ari umuntu ukomeye, yagombaga kuba ari igitangaza, ari greater than the devil, kuko uyu muntu ibintu agiye gukora ntibyoroshye. Namara kwishyura bill, fagitire y'ibyaha byose, agomba kuba ari nawe uzatsinda, agakonkaringa, akadifitinga Satani, akamwambura ubwami bwe bwose n'ubutware bwe bwose. So rero yagombaga kunesha urupfu, agafata ubuzima no kudapfa, this which we call the life and the immortality, akabiha umuntu wari warabitakaje. Uyu mucunguzi yari akomeye cyane. Masezerano Chantal, wafunga mikrofone. Mpamvu wenda nari kubona reactions zanyu nuko ibyo twizeye. Hano uyu muntu mudufungirire mikrofone ari kutugera.
iyi minota ndayirenza. Okay. Iyo maze akanya mbona nta kayimoji ndavuga ntiwabona mutakinyuma. So rero nta mumarayika wari kubishobora ibi bintu. Nta mumarayika washoboraga gucungura umuntu. Nta muntu uvuka mwadamu wari kubigerageza. Kubera iki? Kuko nta wari gutinyuka kugera ikuzimu ngo azave. Kandi nawe asanzwe ari mu butware bwa Satani. Nta wari kubishobora. Ahubwo Imana yonyine, haleluya, Imana iruta Satani, Imana ifite kamere yo kudapfa, niyo yashoboraga guhangara iki gikorwa ikagikora. Niyo mpamvu Imana yagombaga kwihuza n'umuntu binyuze mu guhinduka umuntu, the incarnation, maze ikaza mu isi igatanga ubuzima bwayo kugira ngo ibonere umuntu gukiranuka kwiteka. So the only way for humanity to be given righteousness is the incarnation of God's own Son. Umwana ukundwa, Bibiliya imwita the beloved Son of God, yagombaga kuva mu gituza cya se agasiga ubwiza bwe bwose n'icyubahiro cye cyose yari afite igihe yahoranye na se, akaza mu isi akambara umubiri w'umuntu. Ibyo nibyo Bibiliya yita guca bugufi. Uko guca bugufi ngo ni ukugendera mu isi y'ibyaha. Ariko nubwo yari mu isi y'ibyaha we ngo yakomezaga kunezeza se iminsi yose, akanesha Satani, akamuneshereza mu ngendo ze zose yakoreraga inaha habi harimo honsi y'ubutware bw'umuntu. Hanyuma ngo Imana ikazamufata umunsi umwe atarigeze gukora icyaha na kimwe, atarigeze kumenya icyaha na kimwe, ikamuhindura kuba icyaha ku bwacu, ikamwikoreza ibyaha byacu byose, ibyaha by'inyoko muntu, agasafaringa ububi bwabo bwose nk'igihano bo bari bakwiriye. Oh my God, my Savior. Hey, Sheboni Monesta Kori Amando Lebro. Uyu mucunguzi yamara kwishyurira umuntu igihano kimukwiriye, akabona noneho akazuka rero, agahagarara ari umukiranutsi imbere ya Data. Ngo ubukiranutsi bwe akabuha abo yishyuriye ikiguzi, agatangaza nanone ko nta mwenda n'umwe umuntu abereyemo Imana. Ubwo nibwo butumwa bwiza bizera mwe. Bibiliya bavuga ikavuga ngo abizeye bose, abemeye uwo mucunguzi ko ari umwami wabo, bakemera bakizera ko ari umutanga bugingo bushya, ngo bahabwa ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Paul yarabavuze mu Baroma 8:2 yo naravuga muri Bibiliya, muba mutari mwaza, yaravuze ngo abo ngabo haduhereze. Abaroma 8:2, abo ngabo, abo bamwizeye, ngo itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ngo ryaba batuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Imana ishimwe cyane ngo kamere y'ubumana iragenda ibahereza kugenda nk'uko Kristo yagendaga. Oh haleluya, ngo imigendere y'abo bantu ngo imeze nk'imigendere ya Kristo, uko Kristo yagenderaga muri iyi saka. Kandi ndashaka kugatindaho, duhereza Yohana wa mbere 2:6, aka kantu nkavugeho. Aba bantu bamwizeye ngo ikintu bahawe ni ukugendera mu isi bagenda nk'uko Kristo yagendaga. Yohana wa mbere 2:6, Bibiliya iravuga ngo kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Icyo cyanditswe yakizanye ngo mukibonere. Okay, ngo kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye kugenda nk'uko yagendaga. Imana ishimwe cyane. Ntega amatwi wumve, ntabwo kugenda nk'uko Kristo yagendaga ari byo biguhesha kuba muri we, ahubwo kuba muri we nibyo biguhesha kugenda nk'uko yagendaga. Birumvikanye? Okay, Imana ishimwe cyane. Nari ndi kuvuga ngo guhindura ingeso zawe ugashaka ko ziba nk'iza Kristo, kugira ngo ibyo biguheshe kuba muri we, ni nko gufata ikimodoka cyawe ukakijyana ukagiparika kuri airport wiringiye ko umunsi umwe kizahinduka indege. Ntabwo bishoboka namo. Nta kintu cyiza na kimwe wakora kugira ngo ubyarwe n'Imana, ahubwo kubyarwa nayo nibyo biguhesha gukora ibyiza nkayo. Kuba muri we, Imana ishimwe cyane, ngo nibyo byaduhesheje kugenda nk'uko yagendaga. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tugomba kwiga uko Kristo yagendaga
tugahita tumenya uko twagizwe kugenda, tumenya uko dutambika ibirenge. Wiga ingendo ya Kristo, niko Paulo yavuga, muteye ikirenge mu cyanjye nagiteye mu cya Kristo. Wiga imigendere ya Kristo, ugahita uvuga ngo wow, burya ndi umugenzi utambuka gutya, ugamenya ko muri kamere yawe harimo kugenda gutyo. Uko nguko niko bigendekera umuntu wizeye ubutumwa bwiza. Munsi igisiga cyabonye ibindi bisiga, iyo nkuru murayizi, kikabona ko biguruka, nibwo kisobanukiwe, kimenye yuko kitavukiye kuba mu nkoko. Byatewe n'iki? Byatewe n'uko igi cyaturutsemo ryari ryaraturazwe hamwe n'ay'inkoko. Iyo umukristo agendera mu isi akagendana n'ab'isi, ajya yibwira ko ari uw'isi. Ariko izi nyigisho twiga za buri munsi ziduhishurira abo turi bo, kubwo kumenya neza uko Kristo twarangiza tukagenda nk'uko Kristo yagendaga, kuko tuba twahishuriwe, twamenye neza. Helebori maraza taine moria. Ingendo zacu Imana ishimwe cyane. Luka 3:22. Luka 3:22. Bibiri iravuga ngo umwuka wera amumanukira afite ishusho y'umubiri usa n'inuma. Ijwi rivugira mu ijuru riti, ni wowe mwana wanjye nkunda, nkakwishimira. Thou art my beloved son, in thee I am well pleased. Imana ishimwe cyane. Uyu nguyu ni Yesu. Iri jwi ryatestifyingaga ngo nubwo yageragezwaga na Satani, ariko yakomezaga kugendera mu bushake bw'Imana, akagumya kugenda yinezeza. In him was God absolutely well pleased. Kuko ari umuntu ufite kamere y'Imana. Munyumvira ku kantu, kuko Yesu yari umuntu ufite kamere y'Imana muri we, yagenderaga mu bushake bwa se kandi akamunezeza iteka. So kugendera rero mu bushake bwa Data no kumunezeza iteka ni kimwe mu bintu kamere y'Imana yaduhesheje natwe. Ako kantu mukumva, ukimenye none, ntuzongere kuvuga ngo kuko uri mu isi ngo urumva ngo nicyo gituma utagenda nka Yesu. Nagira ngo nkubwire ngo kuba uri mu isi ntabwo ari excuse. Kuba uri mu isi ntabwo ari urwitwazo rwo kubaho utubahisha Imana. Izo ntabwo ari inyigisho zo mu itorero umuntu wakubwirije akakwigisha ko utagomba kugendana ingeso za Kristo, ahubwo ugomba kugenda nk'uko abapagani bagenda. Uzasubiraho uwo muntu ari n'urusengero rwe, nawe umubwirize Kristo akizwe, kuko ntabwo yigeze avuka ubwa kabiri. Nta muntu wavutse ubwa kabiri wakubwira ngo uzagenda uko ushaka kose, upfa kuba waravutse ubwa kabiri. Oya, ahubwo twiga uko Kristo yagendaga, tukamenya ko twahawe kugenda nkawe. Imana ishimwe cyane. Ndi kubona abagenzi bagendera mu isi ariko bakagenda batunganye, lebarego zataina, bakagenda bejejwe, bakera imbuto zikwiriye abihanye, bakaba ambasaderi beza, umucyo wabo ukarasira bari mu mwijima. Bibiri iravuga ngo nubwo batemera ibyo mubwiriza, ahubwo babona ingeso zanyu zibazane kuri Kristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Iyo haleluya ndayikunda cyane. Ubundi iyo haleluya abadeperi barayirambura iyo ukoze ku kantu k'ingeso. Abapanekote tuyikunda kubi. Ingeso zacu turazubaha, tuzikomeyeho. Imana ishimwe cyane, kuko si zacu, ni za Kristo, ni impano twahawe. Mu mbuto z'umwuka wera habamo n'ingeso nziza. Bene data gutuzanira Yohana 5:30. Nagira ngo mbahe itangazo. Ibi bintu mbiteguye aka kanya mu mutwe wanjye kubyigisha. Mano arambwiye ngo hari ahantu yagiye, Mano urabizi sinda akabati, ntarabona bisi. Urumva iteraniro rishobora kurangira kiri muri bisi, ubwo abona yari yanagiye kandi atabwiye abandi bavandimwe mu winde nk'abandi abikoze. Rero arambwira ati rero uze kuza kuntangira amatangazo. Ubu ntangiye kuyatanga mu cyigisho hagati. Rero nuzabona Honore ari kugenda nabi mu Buhinde, ukabona Damuru, ukabona Kwitonda Peace cyangwa se Scovia ari kugenda nabi mu mihanda ya Kigali, uzamenye ko atabiterwa n'ubutumwa bwiza yumvishije, ahubwo abiterwa no gufunga umutwe. Ntiyumve ibyo tuvuga. Ntabwo twigisha abantu kugenda uko bishakira, ahubwo tubabwiriza kugenda nka Kristo, nk'uko Kristo yagendaga. Yohana 5:30 babizanye. Yesu yaravuze ngo ntacyo mbasha gukora ubwanjye, ndashaka ko ibi bintu
mareze mu byakira namwe ngo ahubwo uko numvishe niko nca amateka. Ibyo Kristo yakoraga byabaga ari ibintu biri consistent n'ibyo yumvishije. Ibyo namwe tubabwira nibyo dushaka ko mukora, ngo kandi amateka nca n'ay'ukuri, kuko ntakurikiza ibyo nkunda ubwanjye, ahubwo nkurikiza ibyo uwantumye akunda. Imana ishimwe cyane. Kuba mu isi ufite kamere y'Imana ni icyambere ni enablement, icya kabiri ni empowerment yo kudakora ibyo kamere mbi ya muntu irarikira. Ni imbaraga zigushoboza kudakora ibyo abantu bashaka gukora, ahubwo ugakora ibyo Imana ishaka ko ukora. Nukora ibibi ntabwo ari ubushake bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Kuko iyo ubu bugingo bwite ubwiteka, iyo ubugingo bw'Imana buri muri wowe, iyo bugeze muri wowe buguhindura iki? Buguhindura umuragwa w'iby'Imana. Kandi iby'Imana ubiraganwa na Kristo, uba uri umuragwa, ugenda mu isi uri umuragwa, usenga nk'uwaraganywe byose na Kristo. Igikurikiraho rero ubuzima bupfuye, ubuzima buri defeated, ubuzima bw'ibyaha, ubuzima bw'ubwoba, ubuzima bwo hasi pfiriya, ubutandukanye nabwo byiteka byose. Imana ishimwe cyane. Uyu ni uwavutse ubwa kabiri, yarangiza agahagarara imbere ya Data. Imana ishimwe. Ahahagarara nk'uko Kristo yahahagarara igihe cyose. Kabiri, abafite freedom from each and every satanic dominion, nk'uko Kristo yari ayifite. Uko niko bameze. Pawulo yabwiye Abaroma, arababwira ngo ibyaha ntibikabategeke, kuko igihe cyo gutegekwa n'imbaraga zabyo cyitwa amategeko cyararangiye. Uyu munsi mutegekwa n'ubuntu. Iyo umuntu ategekwa n'ubuntu ntashobora no gutegekwa n'icyaha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Akangwa. Ntabwo akangwa n'abadayimoni, ahubwo yirukana abadayimoni. Ayiwe, arabirukana. Ntabwo bamukanga, ntabwo bamwimura. Ntabwo amapusi avugira mu gikari ngo ahita akubita inguti avuge ngo karabaye, avuga ngo iyo nkotsa ndayizi ije gutwara umwana wo muri uru rugo. Ntabwo ari uko nguko ameze. Uyu muntu ni umutware. Kamere y'Imana, mbega kamere we yamesheje kugenda nk'uko Kristo yagendaga. Uyu munsi ndi umwe nayo, kuko nunzwe nayo n'umwana wayo. Imana ishimwe cyane. Nikomeze ila broshatara makarebo. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi negereye umusozi wa Siyoni. Uko ni kuvuga ngo negereye ururembo rw'Imana ihoraho. Urwo rurembo ngo ni Yerusalemu nshya yo mu ijuru. Negereye iteraniro ry'abamarayika batabarika. Negereye iteraniro ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Negereye Imana umucamanza wa bose. Negereye imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Negereye Yesu umuhuza w'isezerano rishya. Negereye amaraso n'injagirwa avuga ibyiza kurusha y'aberi. Negereye ahantu umuntu atari gutinyuka kwegera. Ariko ibyo ngibyo bikesha ubuzima umukiza wanjye yamesheje ku musaraba. Ndamukunda cyane Kristo. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Reka mbigisha akantu gatoya rero. Munega amatwi. Ejo bundi mutazamvugira ibyo navuze. Muntega amatwi, ngiye kwigisha ubuzima bwa mbere ya Kristo gatoya. Damuru mujye mumufasha, arafashwa akibagirwa gukuraho mikrofone. Hano turorora ine Damu. Imana iguha umugisha. Damuru ni inshuti yanjye twabanye hano bita ku Kitabi. Twayaga tujyana za Mujuga. Ariko Damuru we, Damu warahezagiwe. Mbere yuko Kristo rero mbere yuko Kristo ajya ku musaraba ngo atange agakiza, aka gakiza tumaze igihe twigishwa hano, nta muntu n'umwe, munyumve neza, nta muntu n'umwe wari gutinyuka kwegera Imana. Nta muntu n'umwe yego, nta muntu n'umwe wari gutinyuka kwegera ubuturo bwayo. Uyu muntu upfa ntiyashoboraga kwegera Imana idapfa. Munyumve neza, umuntu wanduye ntiyarakwiriye kwegera Imana yera. Kamere ya Satani ntabwo yari ikwiriye, ntabwo yari ishoboye gutinyuka kwegera umucyo utegerwa. Ni umucyo utegerwa kubera iki? Kubera ko ni umucyo ubana n'umucyo gusa. Ntabwo umwijima iyo ugeze mu mucyo uba corrupted. Umucyo nta cyaha uba ukoze, ahubwo umwijima uba ugiye aho utagomba kuba.
munyumve neza. Iyo Abisiraheli iteka ryose bashakaga kwegera Imana, babanzaga kunyura muri za Tebere na Koro, babanzaga kunyura hehe mu ihema. Ihema baryitaga ngo ni ihema ry'iki? Ni ihema ry'ibonaniro. Akantu avuze reka nkasubiremo. Aravuze ngo miti ishobora kudukura. Ntabwo nzi ikibazo miti yagiranye na Mana. Miti nidukuraho muhite mugaruka, muhite muri join. Murabyumvishije, mushyira akayimoji ndebe ko mubyumvishije. Iyi ni iminota yanjye, miti na ba Mpano bari kunjya ndayirenzaho tu. Aba Bisiraheli iyo bashakaga kwegera Imana, babanzaga kunyura mu ihema ryitwa iry'ibonaniro. Kubera iki? Kuko Imana ntiyari kubonana n'umuntu mu buryo buri direct. Ntabwo yabashaga kubonana n'umuntu mu buryo buri direct hatabayeho medium. Hari icyo twitaga ubutambyi n'amaturo n'ibitambo. Ibyo byose ni byabanzaga gutangwa. Byatangwaga kubera iki? Byatangwaga kuko byari shadow, cyangwa se byatangwaga kuko